mu maso y'Imana itabwirwa iby'abantu ahubwo ubwayirondo ko yahiriye ubwenge bwawe ngo umuyobozi ukagera ku rwego rwaho utabasha kunyereza umusoro. Niba rero wicaye muri iki giterane cyangwa wumvisha amatwi yawe ukiri umukristo unyereza umusoro n'ibindi bintu byose ukora mu rusengero ushatse wabyihore, ngo bajye bavuga ngo ariko mwana ngo twubatse insengero twafashije abakene ngo niwacu wajya guhavugira ubutumwa ngo mugere ku rwego rwaho mubasha kubibita ngo mugere ku rwego rwaho mubasha kuba ibitambo bizima bitunganiye Imana. Ndasoje, ndabona muvoma zanyu zose zituje mucecetse, espero ndibwira ko n'amatwi ari kwinjiramo rwose neza. Biri kwinjira mba nabisengeye, biri kwinjira mba nabisengeye kuko n'ururimi twese duhuriyeho bidasaba umusemuzi. Niba umuntu ashobora kuba umukristo agasambana n'umugabo wo muri quartier wa mugenzi we, agasambana n'umugore wa mugenzi we, akongera agakomeza ibikorwa by'Imana, ameze nk'igikoresho pourri cyaboze kidashobora no kwirwa kijyanwa gupimirwa ubuziranenge, cyari gikwiriye kujugunywa muri pubere, ariko haba hakiri amahirwe imbere y'Imana ko umuntu wese Imana ishaka gukoresha. Kandi mwe mujya mutekereza ko Imana ikoresha abantu mu rusengero gusa, n'abari abapatro baratwicaranye hari n'abakozi b'Imana, n'abijambo ry'Imana s'adresse ry'adressa kuri bo, ngo niba bashaka kuba abantu Imana yakoresha batungane rwose, bagere ku gipimo standard, urwego rwo kubonerera Imana. Ndibwira ko iminota mushumba yampaye isoje, ngewe mporino nzagaruka nongere nganire ijambo ry'Imana nitonze. Gukorera Imana gukwiriye ntabwo ari ugukoresha crusade, ntabwo ari ugukoresha ibiterane bikomeye cyane nk'ibi ngibi. Izi ni eventi, ni mbatura amarangamutima y'abantu. Ibi ni ibiterane nyine ahari umuntu yahuriramo na Yesu, ariko gukorera Imana gukwiriye ubwanje nawe ni ukuba tumaze kugera ku rwego rwaho sinzi nibipimisha computer n'ibifite ibindi bipimisha, ariko umuntu wese abasha kuba ageze ku kigero cyo kuba nk'igitambo kizira inenge, cyo kuba nk'ituro rizira inenge. Munyemerere nsenge, Umwuka Wera azakomeza aganire namwe, akumvishe aho uri hose, akumvishe aho uri hose, akumvishe aho uri hose, akubwire ko udakwiriye kugurisha ibirayi ubyita Kinigi kandi ari Sangema cyangwa ari Kuruza. uri umurokore ukabyita Kinigi kandi ari Kuruza, uba wamaze guswata. Ntabwo ukiri umuntu uri ku rwego rwo gukorera Imana, ntubukiri igitambo, ntabwo ukiri igitambo. Uri umushumba udakunda abantu ushumbye, ntabwo ukiri kuri standard, ntabwo ukiri kuri standard. Uriya mutonto wowe utwara amafuso cyangwa amabene atwara umucanga, niba ubanza kuyitigisa kugira ngo ibenureho mukeya uze kumena utuzuye, nubwo waririmba ijuru rikegerana n'isi, nta wapi. Dukwiriye kuba abantu batunganye baboneye rwose. Voilà la définition. Uko niko gukorera Imana gukwiriye, hanyuma indi mirimo yose dukora ikaduherekeza. Dusenge. Mana Data wa twese, muri iki giterane turagushimiye ko muri wowe ariho dutunganirizwa gusa. Niyo mahirwe twahawe ko muri Kristo Yesu umuntu wese abasha kugeramo agatungana akabonezwa. Ubushobozi bwo mu maraso ya Kristo bujya butumaraho inenge n'ibicumuro, ibyo mu mirimo yacu, n'ibyo mu mitekerereze yacu, n'ibyo mu migenzereze yacu, n'ibyo muri kamere zigorana. Umwami Yesu afite ubushobozi bwo kubitsembesha imbaraga ze muri twe, akaduhindura ibyaremwe bisa, tukagaragara mu maso y'Imana. Turi abashimwa kandi turi abakozi baboneye bakwiriye kuyikorera. Umuntu wese muri iki giterane wumvise ijambo ryawe, Mwuka Wera uriherekeze, abashe kurisobanukirwa kandi ashobozwe nawe Mwuka Wera kwezwa no gutunganya. Ijambo ryawe riberaho kudutunganya. Ugirire umuntu wese imbabazi wabigenzemo nabi nkana, wabyishe nkana,
watukishije izina rya Kristo nkana, wacogoreye muri iyi nzira akabibona, ariko agakomeza gukora ibikorwa bitandukanye, abizi ko yaguye, abizi ko yanduye. Mwuka wera umutunganirize kuba igikoresho kizima, nk'uko Pawulo yabivuze, kigirira nyiracyo umumaro. Tuguhaye icyubahiro Mana Data wa twese, tugukomera amashyi, tukuvugiriza impundu mu izina rya Yesu, amen. Mana ibahe umugisha. kandi ukwikunda ni kwinkunda ainakwi rumugome ntari umugome nukwima Yesu ngwambambirwe ku musara mubo yewe mubo yacungu jayo maraso nzi yuko nanjye ndi zajya ndirimba urwo rukundo nukwize mw'isi yose. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Dutange imibiri yacu ibi bitambo bizima byera bigira gute? Bishimwa n'Imana. Ibyo twakora byose nta kwera ko mu mutima ntacyo byaba bimaze. Nge ngize icyifuzo, nawe uragifite mu mutima, ndumva tutarenga hano. Impamvu tuba twateranye tugatumira gutya abashyitsi bakaza nawe ukaza, tuba tugira ngo Imana yongere ihabwe icyubahiro mu mitima yacu. Muranyemerera rero uyu mwanya dusaba umushumba wacu w'ururembo, agiye kuza gusengera abantu, bumvishira ijambo rigakora ku mitima yabo, bumva bagize icyifuzo, bumva bahinduka, bumva Imana yabagirira neza. Kandi muramenye turacyari kumwe n'abayobozi bacu hano, tugiye mu kanya no kumva n'izindi ndirimbo, ariko ndagira ngo uyu mwanya dushinge ku ijambo ry'Imana, turagira ngo twinjire mu mwanya wo kugira ngo dusenge. Mubyeyi wacu, impamvu y'iki giterane no kugira ngo Imana iture mu mitima yacu. Mwadufasha mukadusengera, ndetse byaba na ngombwa uko umwuka bayoboye mugahamagara n'abantu bakaza hano. Imana yabahaye ubwo butware. Nta mpamvu y'uko umuntu agenda ababaye, agenda afite agahinda, kandi Yesu arahari kugira ngo aturengere. Ari nayo mpamvu uyu munsi turi hano. Murakoze, mwadufasha muri uyu mwanya. Tumaze kumva ijambo ry'Imana, icyo bansabye gukora no gusengera abantu bumva bafashe icyemezo. Iyo usomye mu Migani 14:3-4 haranditse ngo gukiranuka gushyira ubwoko hejuru. Hanyuma hakavuga ngo ariko ibyaha bikoza isoni amoko yose. Nta munyabyaha ugira imbaraga. Niyo yaba ari umunyembaraga, ariko iyo umuntu abaye umunyabyaha ahinduka umunyantege nke. Urebye bamwe mu bibazo dufite muri sosiyete yacu nyarwanda biterwa n'ibyaha, amakimbirane yo mu ngo. Ibyo byaha byo mu ngo hagati y'umugabo n'umugore, kudasangira imitungo, umwe guca inyuma y'uwo bashakanye, murebe ingaruka bigira mu buzima bwa buri munsi. Ubukene bumwe abantu bafite babutewe n'ibyaha. Ibyaha bizana ubukene. No muri Edeni yari imeze neza. Imana ibwira umuntu yayishyizemo ngo ayirinde ayihingire, ayikoreramo ibyaha, iramwirukana, hamera ibitovu n'imivumo iraza, n'urupfu ruraza. Niyo mpamvu rero umuntu uri mu kino giterane Imana ikaba yamuzanye, akaba yumva atari igitambo kizima gishimwa n'Imana nk'uko abitubwiye. Biroroshye cyane ibintu by'Imana rero ukuntu bimera. Imana ntigorana. Iyo uhagurutse ukabwira Imana uti Imana ndi imbere yawe, ninjye babwiraga, ndumva ndashyitse,
ugahaguruka ugasengerwa, waba ugize neza, ariko uba wirwanyeho. Kandi mbwira abantu bari mu kino giterane mwese, kuba wakumva ijambo nk'iri tumaze kumva ukajya gukora ibyaha uvuye hano, ntabwo bizaguhira. Nta muntu n'umwe wakora ibyaha bizwi cyangwa bitazwi. Ibyaha byo bizagukoza isoni. Kandi kamabwire abari hano mwese, Imana ntipfa guhana gutyo gusa, iguha amahirwe yo kwihana. Uwo ukabanza ukishakira igihano, byakunanira kagufatira ibihano, ariko Imana iguha amahirwe. Icya kabiri, ushobora kuvuga uti ko ntacyo nabaye kandi narabikoze. Nuko hari urugero bizageraho bikagera ku mubare, bigapima ibiro, bituma ifata icyemezo. Ibyaha bijya byiyongera, ukora icyaha ukagisubiramo, ariko wasanga kino giterane gifite umuntu, kandi uwo muntu arahari ugiye gukurwa mu cyaha, kandi imbaraga zituma uvamo zumvikanye mu ijambo. Nuhaguruka byo rero uraba ukoze ikintu gikomeye. Hano hari abantu benshi cyane, ariko icyanezeza Imana kuruta ibindi ni ukubona umuntu umwe ahagaze muri kino giterane akavuga ati Mana nguhaye ubugingo bwanjye. Ninde rero wiyemeje gutuma usengere? Ninde muntu ubaye intwari akabwira Imana ngo kuri itariki ibyaha nakoze birahagije, nta bindi nzongeraho, hanyuma Mana mbabarire, ibyaha nibigenda haraza n'umugisha w'abakiranutsi. Zamura ukuboko kwawe niba uhari. Ninde muntu ushaka ko twasengera mu kino giterane? Bibutse ko iyi bije yose yakigiyeho, abashyitsi baturutse kure, ibi byose byabayeho kugira ngo hagire umuntu umwe uva mu nzira z'ibyaha agende mu nzira zo gukiranuka. Zamura ukuboko kwawe niba uhari. Mundebere niba hari umuntu wazamuye ukuboko kwe. Rwose ayo mashini make yo hagarara. Noneho haguruka rero. Hagarara rwose, umva. Umuntu buriya ni umubyizi w'igiterane. Nimwegere imbere. Nimuze musengerwe rwose, tubasengere. Hava mu ntebe, unuri kure cyane nazi mu muhakanyaze, mubwira abantu batambuke. Kandi ibintu tubabwira birababaho, ibyo tubaturaho murabibona. Ngwino tambuka, baguha akayira. Abana mubafate, abana bagumaho ngaho, ntibazamuke hano. Umva, oya, ntibazamuke hano imbere, bagumaho hasi. Tubazamura hano imbere si ngombwa. Abana mubafate. Hari abantu Imana izanye rwose, hari abasore. Iyo mbonye umusore rero nkabona umukobwa araje, mbonye Imana ibonye umukozi uzakora igihe kirekire. Haleluya! Umuhungu uvuye mu biyobyabwenge, umukobwa uvuye mu busambanyi, umugabo cyangwa umugore, ngwino haguruka. Reka kwibaza ngo ninde ni wowe. Kino giterane ni icyawe, ni wowe Imana irashakaga. Umubyizi w'uyu munsi ni wowe. Aya mashina yawe, aya matara niyo bayacaniye. Tambuka, va mu bwoba wo kwibaza ngo ese ngende. Tambuka, Imana yakuraritse kare. Ngwino tambuka rwose, baguha akayira. Mbonye abantu Imana izanye, twungutse abasore, twungutse abakobwa, twungutse abapapa n'abamama. Tugiye kubasengera kugira ngo kino giterane gisige ubuzima bwabo buhindutse. Amen. Ubuzima bwabo burahindutse, kandi shima Yesu ko ari kumwe natwe. Ibi turi kuvuga biraba. Va mu mwanya urimo, ureka kwihagararaho uti se nanjye ngende. Ngwino, urabikise. Twese nuko twaje, twese twari indushyi, twese twari ingorwa, ariko Yesu ageze mu buzima bwacu, ubuzima burahinduka. Shimye Imana kubw'aba bantu baje. Mundebere ko nta wundi n'umuntu uri kure turamutegereza, nta kitwirukansa. Intego y'igiterane ni ukurwanya ubusinzi, ubusambanyi, kurwanya ibiyobyabwenge, abana baterwa inda z'indaro, abangavu, amakimbirane mu ngo agashira. Kino giterane gifite umuti w'ibyo byaha byose. Ngaho ngwino, niba urugo rwawe ruri mu manegeka, tambuka tugusengera Imana. Yesu ataye mu rugo rwawe, mubane induru zashize. Ishimye Imana kubw'abantu bageze hano. Handi umuntu mundebere ko nta wundi usigaye, ariko mukabara ari kubona nawe usigaye. Ntabwo dusenga utaraza. Nutaza ntabwo dusenga, kareka. Nutaza ntabwo dusenga. Nutaza ntabwo dusenga. Mukomere Imana amashyi ndabonuje. Ngwino tambuka, Imana iguha umugisha. Utaje ntabwo twasenga, kuko n'Imana yakuraritse igufiteho umugambi mwiza. Niba ukubye tutakorera hanze niho rikuza. Ngwino rwose tambuka. Iyo mbonye ari umusore rero ndishima, hanezerwa. Harimo n'uwambaye karuvati. Tambuka rwose, uraberewe gukizwa wambaye karuvati rero. Imana ishimwe. Haleluya! Mukomere Imana amashyi. Kino giterane kirimo ubuzima.
harimo imbaraga zikiza. Turasengera n'indwara n'ibindi bibazo mufite, tubonye abantu bahaye Yesu ubugingo bwabo. Haleluya, haleluya. Ninde wundi usigaye? Tambuka mundebere ko ntawe usigaye. Nimumubona mumbwire, yabashe mundebe ko nta muntu usigaye inyuma avuga ati nuko bihuse nanjye mbaje. Niyo waba uri kure cyane uduteze amatwi, niyo waba uri muri etaje cyangwa muri resitora, tambuka tugusengera Imana. Hari uje mubonye, niba ari Imana yashimye rero, ngiye gusaba abashumba mwegere hino. Aba ni abantu bahinda ku Mana. Umuntu umwe yaje ku Mana, tuba tubonye umubyizi. Umubyizi ubonetse mu bwami bw'Imana. Umuntu umwe wakiriye Kristo mu bwami bw'Imana birabara. Abashumba muri hehe, muza dusengereze intama Imana izanye. Aba bantu biyumvisemo ko bakwiye gusengerwa. Murakoze bashumba, mwegere hafi. Umurimo wacu urabonetse. Niki Yesu yaduhamagariye, kuvana abantu mu buzima bw'umwijima, mu ntambara, mu businzi. Icyo nakundiye leta yacu y'ubumwe bw'Abanyarwanda, isigaye idufasha kubiruka, kubashakisha ibyuma. Noneho mwaziga mubingwa mwihishe, none akanyu kashobotse, ngwino tugusengere. Nubundi urabinywera hehe se ko umva ntaho ubinywera? N'abambaye ubusa babirukankanye, mwarabimenye? Barya basambana, abantu bose ngo basambana bambaye ubusa bakarara muri za sauna basambana. Bababwiye ati mushaka ikindi gihugu mujyamo, u Rwanda si igihugu cy'umwanda cy'abanyabyaha. Haleluya. Imana ifite gahunda ku Rwanda, ku buryo ikoresha n'abayobozi bacu bakarwanya ibyaha bakoresha imbaraga zose, kandi ntabwo batunga u Rwanda rw'abanyabyaha. Abana bacu ntabwo bakora ibyaha ngo tubasige igihugu. Ibyo Imana yavuze ku Rwanda, yavuze ku itorero, ku muryango, n'iby'abana bakiri batoya. Ntitwakwemera ko bicwa n'itabi n'urumogi n'ubusambanyi n'ibyuma, ntitwabyemera. None Imana akoresha abayobozi bacu, baravuga ngo turabiciye, barabimena batitaye ku gaciro kabyo, baramena, baratwika uwo mwanda w'abadayimoni. Mukomere Imana amashyi. Haleluya. Ari amatoni yose yabiriya biyobyabwenge bari buzayanywe, bya biyoga byose wabonye byari bigunguru n'amasiterine y'ibiyoga byo kwica abantu. Imana nishimwe ariko. Haleluya. Imana nishimwe. Haleluya. No kwambara babitegetse, kugenda umuntu mu Kirundi baravuga iyo wambaye utikwije babyita guhena. Nibyo barabafunze nta po. Kwambara ubusa ni mwambare mwikwize, barasabye mwikwiza. Naya maroje ubusamanya azacika. Aya maroje ko abasambana turi hano ejo muzuma byavuyeho. Iki ni gihugu kirimo kikwiye kuba gifite isuku no mu mutima hasukuye. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Kristo ni yamamare. Haleluya. Amen. Zamuri sengesho usengera bano bantu. Reka dusenge. Yego Mana. Mana mu izina rya Yesu, mubarambike ibiganza mu izina rya Yesu. Abantu Imana izanye, imbaraga zawe ziracyakora. Ijambo ryawe rifite ubutware ku buzima bwacu. Ijambo ryawe rifite ubutware ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ijambo ryawe rifite ubushobozi ku Banyarwanda, rifite ubushobozi mu mitima ifite ibyaha. Abantu bajya bafungwa ariko bwacya bakongera bakabisubiramo. Ariko ijambo ryawe iyo rifashe, uwo rihinduye, uwo rikuye mu byaha, ashima Imana, aranezerwa. Uwakubitaga umugore ntiyongere, uwanywaga ibyuma n'ibiyoga ntabwo yongera kubisubiramo. Ijambo ryawe rifite imbaraga. Dore aba baraciye bugufi, bumvisha ijambo ryawe, barashaka gutanga imitambo, imibiri yabo ibitambo byiza bishima, bishimwa n'Imana. Niyo mpamvu tubasengeye. Amaraso ya Yesu nabatunganye, nababoneze, nabaha imbaraga. Uhereye nonaha uwarwanaga ntiyongere kurwana, uhereye nonaha uwasambanaga ntiyongere gusambana, uhereye nonaha imbaraga z'Imana zongera zibe muri bo. Abamwe banywaga ibyuma, bari abasinzi, bari abibyi, bagenda biba impande zose, babandi babesikoro. Uhereye nonaha
Haleluya. muri iki giterane Yego, Amanda. turasenze Izina ngo imbaraga z'ijuru, Haleluya. imbaraga z'Imana zihindura aba bagore, zihindura aba bagabo, zihindura uru rubyiruko rwazezengeye, Yego, rwishwe Amanda. n'ibiyobyabwenge. Mu izina rya Uhereye Yesu. nonaha Mu izina rya amatabi turayaciye Turaciye. mu izina rya Yesu, Imbaraga mu zose izina rya Yesu. z'umwijima. Imbaraga zabarwanyaga, imbaraga zabibatwaragamo turazicagaguye, turazikuyeho, turasabye Imana yihesha icyubahiro ku buzima bwabo. Uhereye nonaha bagende bamamaza inkuru nziza, bavuge ko Yesu abohora, bavuge ko Yesu atanga amahoro, bavuge ko Yesu agira neza, bavuge ko Yesu atabara. Uhereye nonaha uwarwanaga n'umugore uyu munsi atavuga ngo Yesu yatashye mu muti. Haleluya. Imana ishimwe kandi ubagiriye neza, ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Ubwo uzagaruka gutwara itorero ntibuzagirwe uyu munsi yuko hari abandi bahindutse kandi bakwemeye, bakaba ugiye bakaba bakubereye ubuturo, nawe ugiye kwicara muri bo, ugiye kubayobora, ugiye kubategeka. Tugukomeye amashyi itorero ryose n'abayobozi natwe twese kubw'abangaba uhinduye bakaba babaye abazima mu mutima. Uhereye none uzageza ugarutse mu izina ryiza rya Kristo Yesu. Amen. Mukurikire bari abashumba barababwira igikurikira. Hanyuma rero tugiye gusengera ibyifuzo. Yego. Ntabwo Imana ikiza ubugingo gusa, ikiza n'umubiri. Ni muce Hari abantu tuza gufasha tugahamya bapasitoro ba hano namwe barimo ubwisungane mu kwivuza kugira ngo bazabone uko bivuza. Dufite abo tuza gufasha mu buryo butandukanye, ariko ibyananiye abantu Imana irabishoboye. Ya Mana burya igihe twavuga ngo turi kwakira abantu bose bari hano, ariko turi kwakira na nyiri iki gihugu wakiremye agashyiramo n'abanyarwanda akadutiza ubuzima. Burya nuko narinze ko afite akazi ari bukore mu kazi Yesu akora mu kintu giterane. Rero arakiza indwara. Wagiye kwa muganga ndabizi, baguhaye imiti irashira n'uburinda gusubirayo. Ubwo rero ubwo byananiranye, reka dushakire kwa Yesu. Haleluya. Tugiye gushakira kwa Yesu. Amaklinika ajya tubwira ngo hano ntabwo tuvura amenyo, bagaturanya indwara bavura, ariko Yesu ugeze muri klinike yiwe usanga indwara zose nizitagira imiti, nizitagira muganga, nizo wise karande n'amazina wazise n'ibyo wise amarozi. Yesu byose abirebaho bikibwiriza bikagenda. Tugiye gusengera abantu barwaye, murakira kandi murakira aka kanya. Waba urwaye, waba ufite icyifuzo, waba ufite agahinda mu mutima, umuntu ufite ingorane abona zikwiye gukemurwa n'Imana, iyi ni tariki ye, uyu ni umunsi we, ni isaha ye yo gutabarwa n'ushobora byose. Haguruka mu mwanya wawe tugusengere. Nturiguze hano uguma aho uri gusa, urakirira aho uri. Hari ikintu kikubaho, murebe namwe igiterane gisa gutya, igiterane kingana gutya, harimo ubuzima, hari ibintu Imana ishaka gukora kandi ntabwo ari ubwa mbere igiye kubikora. Ikibazo cyawe ntabwo ari ubwa mbere. Imana ntiri muri stage. Muri stage ni umuntu uri kwiga kwimenyereza umwuga, kwimenyereza akazi. Ibyo Imana igiye kubakorera imaze iminsi bikora. Hari n'umuntu nawe uzi yabikoreye. Mwanyemerera tukayigirira icyizere, tukayisaba ngo kino giterane n'aya matariki ntikizibagirane ku buzima bwanjye. Ikindi rero, niba mfite ibyifuzo mu rugo mwasizeyo, Imana mu rugo irahazi. Mugereyo musanga amakuru mwasize atariyo muhasanga. Umwasize arwaye musanga ari muzima. Abari kwa muganga nabo batabashe kugera hano, Imana yacu ntikenera visa, ntitega moto cyangwa imodoka, irajya mu bitaro. Amen. Abagore batwite bagomba kubyara abana bazima, kandi abantu barwaye bari muri salle d'operation Imana igira ikikora. Nge mfite icyizere gikomeye ku bintu Imana igiye gukorera muri kino giterane cyacu. Kuko uzabyanika muri agenda ukavuga uti Imana, ndibuka ko ndi mu giterane ku mugoroba nabonye ikintu kimbayeho cyari cyarananiranye, ariko Yesu yakinkoreye. Muremera dusengana Imana nawe. Kamabwire rero, njye uhagaze imbere yanyu, nigeze njya mu giterane mbona umuntu arahumutse neza, yahumutse ndeba n'amaso yanjye. Twasenze nk'uko bimeze nk'imikino byoroshye gutya. Twabwiye abantu ngo ufite icyifuzo cyananiranye niyizere dusenge. Ngiye kubona umuntu araje afite agakoni kakani kaba afite ubumuga bwo kutareba, agira gutya, araza ahagarara imbere yanjye, arambwira ngo uvuze ngo iki? Ntindavuze tugiye gusenga, dusengera ibibazo byose. Arambwira ngo ngewe ikibazo mfite ndakibabwira ndikivuge. Sinanize bigiye kuvuga rero, nize ngagiye gusaba ibiryo cyangwa mituweli cyangwa isabune yo gukaraba. Aravuga ngo ndashaka guhumuka. Nari mpari, hari ku mugoroba, hari mu kwa gatandatu, nari mpari ndi Kigali mbireba
aravuga ngo ndashaka guhumuka. Mwibaze nawe, mwibaze nk'uwo muntu aramutse ari hano, se twasenga twabireka tutitaye ku byo avuze, twabwiye ishobora bingahe byose. Umva, nta minota 5 yashize twari mu giterane nk'iki, abarahumutse, abamuzima, aragenda n'uyu munsi ni muzima, aranabyivugira. Haleluya! Imana yadutegetse gusengera ibyifuzo. Rero iratubwira ngo mujye musengera ibyifuzo mutitaye ku bunini bwabyo n'uburemere n'imbaraga bifite. Ntago mwaza muri hano mungana gutya ngo dutaye tutabwiye Imana ibyatunaniye. Haleluya! Muremera dusenge? Ni ukuri hagiye kuba ibintu kandi byabaye kuva kare. Intego iravuga ngo Imana yakoze ibigize gute? Ibirenze. Imana yakoze ibirenze. Igihe ukora ibirenze ibyo usaba, ibyo wibwira, Imana ifite ubushobozi bwo kugutabara. Ititaye ku mateka yawe n'ukusa n'ukuresha, dufite ubuhamya. Hari umuntu wavuze ngo uri Imana yakandi karyo, uri Imana ihindura ibihe, abatabizi nimuze ndababwire ingene. Mana turi imbere muri kino giterane. Ntabwo wahamagara abakobwa bangana gutya, ngo uhamagara abasore, uhamagara abagabo n'abamama ngo dutaho ko twaje tumeze. Impamvu twaje, ntabwo twaje kureba abantu. Batubwiye ko hari igiterane kiri mu Imana izi aho buri wese atuye, izi ahataha, izi bimugoye, izi byananiranye, izi ndwara arwaye, izi imiti yanyweye ntakire, izi ahantu hose yanyuze agakomeza kuremba. Kino giterane kigomba kuvamo ubuzima. Haleluya! Kino giterane kigomba kuvamo amateka yandika, ku buryo uzajya uvuga ngo hari itariki, hari umunsi, hari yaje kuri Sorowamu, twari turi hari Muhoza basengeye abarwayi, ngiye kumva numva ndashize. Niyo mpamvu dutangaje ubuzima kuri wowe. Dutangaje ubuzima. Ndiwakira ubuzima, ndiwakire kubaho, ndiwakire kurama. Byizere byature, akira kurama. Nirukanye indwara mu buzima bwawe, nirukananye n'imbaraga zayo n'uburemere bwayo no kudasinzira n'imiti wanyweye ntukiri n'amazina wabyise wabyita ibiki. Tutitaye ku mazina y'indwara n'igihe imaze, turayirukanye muri kino giterane kandi turayirukanye. Ntabwo uzongera kuyumva iyo ndwara itinga Imana. Niyo mpamvu tuyisohoye mu mubiri wawe kugira ngo uryame usinzire, ubone ukorera Imana ufite umubiri mutaraga. Tukiri aho Mwami, turasengera abafite ibindi bibazo bitagira amazina n'ibitavugika. Hajya umuntu agira ibyifuzo akumva atabibwira abantu kuko bamuvamo, kuko bamwandagaza. Wowe utatwumvira ubusa, tukweretse ibindi byifuzo byose. Mugire Imana icyizere. Nimuvuge ndashaka kumva muri gusenga, muzamure isengesho musengera rimwe. Imana iravangura imenye icyo uvuze. Nubwo twasengera rimwe, Imana irakuzi. Izaho utaha, izi byakugoye, bivuge 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 muri kino giterane. Bwira Imana ngo mugenderera abandi, nanjye ntusige. Ndashaka kubatangiriza ko Imana yatugendereye inyuze mu bashyitsi, ikaduha igiterane nk'iki, igatuma inzego bwite za leta zitubwira ati nimukora igiterane. Turashima Imana yakoresheje abafatanyabikorwa tugafatanya kino giterane, ariko ndashima Imana yuko iri kumwe natwe, iri gukora akazi. No mu ngo zanyu muhavuge ibibazo mwasize muhangayitse, ariko Imana iri kumwe natwe. Murasanga amakuru mu rugo, muraza kubona message ibabwira ngo Imana yakoze igitangaza. Giterane bagiyemo, Imana yaturengeye, twabonye neza y'Imana. Imana yemeje gukora ibirenze muri kino giterane. Byizere 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 byizere. Imana ishobora gukora ibintu birenze ubwenge bwawe, birenze bije yawe, birenze imiryango yawe, birenze abo wahamagaye n'abo watakambiye. Iyo Mana imeze gutyo, iri gukora ibirenze hano kuri ritoro muri kino giterane. Yiyemeje gukora ibirenze ubwenge bwawe, ibirenze imbaraga zawe, ibirenze ubushobozi bwawe, ibirenze imiryango yawe, ibirenze. Nimuyikomera amashyi, muyongera amashyi. Iyo Mana ikoze ibirenze, ibyari byaranze irabikoze.
imana irabyikoreye kuko ishobora byose, ibirenze ubwenge bwawe, ibirenze ubushobozi bwawe, ibirenze imbaraga zawe, imana irabyikoreye. nimuyongere amashyi. mana ayo mashyi ni ayawe, izo mpundu ni izawe, kino giterane ni icyawe mwami, abantu bose barimo ni abawe. turashaka amashimwe mu gitondo, turashaka kubona amashimwe mu kanya, turashaka kubona amashimwe ibintu imana ikoze binini bikamenyekana, ibintu byananiranye n'iby'imana ishimwa gukora. turayishimiye muri kino giterane yuko yakiriye byari bitugoye n'agahinda. mana urakoze mu izina rya Kristo Yesu, amen. murakoze, imana ibaha umugisha. reka nsabe umuyobozi akomeze. ndabibutsa ko tuza gushyigikira kino giterane. harimo imirimo ijyanye no gufasha abatishoboye, harimo imirimo siko ntekereza, yego, ntabwo muri gahunda z'uyu munsi birimo. nta bantu tuza gufasha. mushumba wanjye nicyo tugiye gukurikiza. tujye gukurikiza iki? tugiye gutera inkunga iki giterane. yego, gifite imirimo myinshi yakozwe uhereye ku wa mbere kugeza n'uyu munsi. hakozwe iki? icya mbere, twasuye abarwayi kwa muganga. mwarabasuye iminsi 3 mubagemurira, tubagemurira, kandi imana yarabikoze yihesheje icyubahiro rwose. ku bitaro baravuga ngo imana ihabwe icyubahiro ko dufite abantu natwe batuzi. waba wibuka ririya jambo riri hariya muri Matayo 25:40? yego, haravuga ngo nari ndwaye. ubwo ni Yesu uzasobanurira abantu banze kumusura kwa muganga. ndibyo rwose. bazavuga ngo wari urwariye he? avuga ati harya hafi yanyu, ko tutakubonye urwaye. ubwo mutabikoreye mwene data cyangwa mwene se umuturanyi wawe woroheje hanyuma y'abandi, nanjye ntabwo mwabinkoreye. ndashima ko mwasuye Yesu kwa muganga. twaramusuye. ntabwo mwasuye ntabwo ari abarwayi basanzwe. uriya ni Yesu wari urwariye. iyo ni Yesu uryamye hariya hirya. niwe uryamye hariya hirya. yego, ngabona ashobora gukorera imana bazasanga mu ijuru. imana iri n'ahangaha, Yesu ari ino. hari igihe bajya kwishakira hirya iyo, kandi ni hafi aho. umukene ubu ngubu akandi kantu umushumba, hari iyerekwa rikaze. imeze rite? dore ubu twegeranije ibishoboka, tuzajya gusura Yesu muri gereza. afungiye yose? ubu ariyo. ni ari ngaho rero, ariyo ngaho rero. kandi yaravuze ngo hariya wavuze nyine hejuru nari gatoya. mu nzu y'imbohe, yego, ntimwangeraho. none naho muzamureba. oyo tuzamureba. Yesu ari hirya ahangaha. ahangaha nta hahandi ari se. yo nari nambaye ubusa, mufite n'imyenda myiza, muzaduha ibintu bya caguwa myiza, made in Rwanda, amabaze, afite amakote, ibiyemu, Yego. ibintu bidasoza ntabwo tubyemera, ibintu oya bisoze, bisoze birimo ibiyemu, Bisoze. ku buryo Rwose. mbese ubwo aho bikuye hakaba hazwi cyane ubwo naho muzasanga imyenda cyane. tuzatanga imyanda. abashyitsi se ubwire n'akandi se, ngambwira muracyahari? barahari. oya turi kuvuga imirimo ya Yesu. muracyahari? haleluya. oya hari abantu tukiri kumwe ngo aho muzamura ibiganza. ndabona muhari, mugira gutya, mugira gutya. Yesu ari ino. yego, ahubwo abadiyakoni babe banzanira ibiseke. Hanyuma babanzanira ibiseke, tugiye gutera inkunga. ikindi kiryoshye, akwibuke ko hari abantu, wibuke ko gahunda dufite ni cashless. Cashless urayizi? yego, yongera amafaranga momo ni momo. ahangaha ariko dufite y'abakene nyinshi. yego, igomba kuba ari iy'abakene, iy'abakene. ku buryo amafaranga ajya aho hantu gushaka Yesu Yego. urwariye muri karitsiye. yego, ikindi ni iki mufite rero? ikindi dufite, ubu dufite abantu batagira mitiweli. ngo mitiweli. mitweli, gwiki mitiweli akaba ntayo, ntayo. akaba ari ubu umuntu, rero twarabitekereje. akaba ari umukristo wa hano si ubwo? Nizere ko atari uwa hano. abahano Abahano bo ntibari barabizi ntabwo barimo, barimo. ahubwo twatekereje abandi Ni abandi. bo muri uyu murenge, hano nta kandi bahari. barahari. aha nizere ko korari Ingabire hari umutagira mitiweli, ntagaruke hano, ntaze kuririmba gusa aririmba. ngo ntawe nturuzi, bavuze ko ntawe arahari. korari mwebwe Silowamu hari umutagira mitiweli akaba yaje hano. turashaka abandi rero, abandi bataraha, nibo rero tugiye gutera inkunga. niyo tugiye gutera inkunga cyane. kandi ubu mufashije. Yego. uwo muntu ubwishingizi bwo kwivuza. Yego. uva amakuru nkubwiye, n'ibihugu byateye imbere ntibiyigira. iyi ni ishuri muri kano karere, cy'u Rwanda. kano karere ubajije nta handi ba ni hano gusa. urumva igihugu cyatekereje abaturage, Yego. kandi natwe turimo. kandi mituweli yivuza nkarama. yego, ahantu hose ujya ubu barakwakira. hari ibintu ngo bongereyeho ibikisira n'ibitoya bya miti. bito cyane. ushumba rero mituweli se murabigenza mute? mituweli mu kanya urabibona. urayifite se? ngewe mituweli urayafite? arahari. nge mu kanya, siyo mpamvu se aba bantu bari mu kanya ugiye kureba mituweli irahari. zirahari.
kanjye kwiyicarira. ntabwo ari ibintu tujya gushakisha, birahari, zirahari. Hari n'akandi ntakubwiye. ni agaki ubu ngubu hari udushya gusa hano. haleluya haleluya. akandi hari gashya n'akandi ako ndakakushishiye mu kanya nakora urakambwira twicaye nako ndakabakubwira mwicaye hariya. Aha. ntabwo ari we wenyine, mu bashyitsi n'abariya batumiye se bashyitsi. bose bahageze, bose nta bahageze, mushyitsi n'umwe. bahageze. harimwo usigaye ninde? siniya pasita, ubwo ni umushumba mukuru w'itora ADEPR. umushumba mukuru w'itora ADEPR niwe wamubwiye ngo aze, nawe twaramubwiye aze ashyigikire aba bantu. Twese turajya gusoza yahageze cyane, akajya kwiyicarira. ijya kwicara. nta bantu babana batarasezeranye. iyo abo ngabo rero ijuru ntibazabakira. nyakubahwa visi meya, mu minsi iri imbere ndaguhamagara uze hano, aha kuri iki kibuga, ni hano, aha ni hanze tuzabikorera. aha tuzabikora kandi turi kubitegura neza muri iki kibuga cyacu cya ADEPR. abantu babana batarasezeranye, aho ku rwego urwo ari rwo rwose, ayo makimbirane ayo ngagiye kurangira. dore dufite ababyeyi hariya bajya bamaze umushumba aka impeta isite, bwira umugabo wanjye nanjye anyambika impeta. yego, waba wasabye momo yo gutangiraho inkunga yo gufasha abatishoboye? iyo abatishoboye nibayinzanire hano. momo yayindi y'abatishoboye yanditseho abakene, banzanire hano. irahari ni cashless hano, bayizane hano, irahari. imwe y'abatishoboye, umudiyakoni mukuru baze hano tuyivuge. niyo dutangaho ituro ryo gushyigikira imirimo dufite yo gukomeza gufasha abantu bacu batishoboye. yaje minisita, uyu ni minisita uhagarariye abadiyakoni, agiye kuyisoma ayitubwire. noneho abandi turashyira mu biseke. korari amahoro mwari kuba mwageze hano, kandi namwe banze muce ku biseke hariya. ariko umutagira mituweli we ntabwo yakwirirwa azamuka. oya, nta muririmbyi utagira mituweli. nta wubahwa se yababaho no mu ijuru muri ADEPR. mu ijuru ntibazamwakira. visi meya yaje kutureba, noneho aferi sosiyali. tubwire, byaba ari ikibazo. two tugiye gushyigikira abatishoboye. tubwire imibare yayindi. turabanza nyine akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 dushyireho imibare ingahe? turabanza akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 mufate telefone akanyenyeri. ndatangira. zamamaza umwami Imana, zamuririmba hose, sinzarambirwa kumuvuga. ibihe bidashira, zamamaza umwami Imana, zamuririmba hose, zamuririmba hose, kumuvuga. sinzarambirwa kumuvuga. ibihe bidashira, ibihe bidashira, zamamaza umwami Imana, zamamaza umwami Imana, zamuririmba hose, zamuririmba hose, sinzarambirwa kumuvuga. sinzarambirwa kumuvuga. zabwira abantu uwo mwami mwiza, ko yuje ko yuje imbabazi n'ubu, ibambe ibambe ridashira iteka, ubwami bwe ubwami bwe n'ubw'amahoro. zabwira abantu uwo mwami mwiza, ko yuje ko yuje imbabazi n'ubu, ibambe ibambe ridashira iteka, ubwami bwe ubwami bwe n'ubw'amahoro. ishana ishanga rikamufite, rimaze iki rimaze iki ryakwigeza ku ki? ariko simbaraga imana zitagukorera, ntacyo zaba zimaze. zimaze uko zangana kose. ubwenge ubwenge butakubaha, bumaze iki kandi wari wawukwiriye. abakomeye abakomeye n'aboroheje, amoko yose yose nimubahe uwo mwami.
ariko yemwe abakomeye